Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Hari ijambo dusanga muri Matayo ibice 28 umurongo wa 2 avuga ngo marayika w'umwami Imana ava mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Uyu munsi marayika w'umwami Imana abirindura igitare ku buzima bwawe akicareho, abirindura igitare cy'ubukene akicareho, abirindura igitare cy'uburwayi akicareho, abirindure igitare cyo kutabona akazi akicareho, nabirindura igitare akakicaraho, nabirindura igitare akakicaraho, urabona amahoro, urabona amahirwe, urabona ubuzima bwiza. Uwiteka abirindura igitare ku buzima bwawe akicareho, kandi ibimenyetso nabirindura igitare biragaragara, ikimenyetso kiragaragara ku Uwiteka yabirindura igitare ku buzima bwawe. Reka uyu munsi uyu Uwiteka abirindura igitare akibirindure akicareho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umaze iminsi urwaye, umaze iminsi ufite ibibazo, umaze iminsi utameze neza, ariko marayika w'umwami Imana agiye kuza abirindura igitare akicareho, nabirindura igitare akakicaraho, urabona amahoro, urabona ibyishimo. Tugiye gusenga Imana, Uwiteka abirinde igitare ku buzima bwawe. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uyu mukobwa ubirinduye igitare, uyu mubyeyi ubirinduye igitare, uyu mugabo ubirinduye igitare, kandi agiye kubona amashimwe mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka haleluya. Nubirindura igitare ku buzima bwe arabona amahoro, nubirindura igitare ku buzima bwe arabona akazi, nubirindura igitare ku buzima bwe arabona ibyishimo. Urakoze ko ubirinduye iki gitare ku buzima bwe, kandi agiye kubona amashimwe mu buzima bwe. Urakoze papa, urakoze kuri kumwe nawe. Amashimwe agiye kuboneka ku buzima bwe, amashimwe agiye kuboneka mu bana be, amashimwe agiye kuboneka ku mugabo we, mu izina rya Yesu Kristo, amen.